Ndi papa Sava. Ashamna kabije. Sorry kandi. Nukusana bikubwiye. Oya ntakintu mwambwiye. Amasaha twumvikanye n'ibyari. None regeye mugere ahangaha. Ako ni kano kavura kabiteze wewe mbona ko twakorebagiye ko nkanjye nzana moto urumva wandengera. So, ubucuti bwacu bugiye kubuhagararaho. Ibaze ubucuti bwacu bagiye kubuhagararaho bitwaza imvura. Ubundi umuntu ari inshuti yawe. Ntabwo turakugera kuko harabura karaka hari sanzwe muzi ubundi umuntu musanzwe muri inshuti haba hari imvura haba hari izuba nta kintu ugomba kwitwaza Uwo wabikora none ku kintu nk'iki yagirwa cyane uzanumire urebe oya uzanumire urebe ko ntazi urumva werega nta nabirane gufite ariko yarashyize tuye gusokoza ibyo nabarakarira none ureba agasatsi mu mvura wakageze yese gusa dusa nabi wenda mwebwe ndi bwihangane ariko abana bataraza nta kintu bari bambwire pe nese dukomeze tubarindire imvura yahise kare bakabaye baje ese mbwira tubarindire abandi se cyangwa tugiye mumbwire tubarindire cyangwa dukomeze baraza cyane pe ko bari buzinge aha mwe ko nabarindiriye araduteze ukabura abandi nkabata umupapa Avuga ndi. ibintu ni buryo ariko Rero no buryo. Ngize ngo nubivuga. nari umupapa ariko Abapapa hano turi bo. ngiye bura cyane cyane umupapa nubo bambwiye ngo atipu karari twitwara neza ahita ari umupatro Umupapa nawe umupatro. bita tubihuriza twakitangiriye nta kibazo okay ndabona abandi batinze mwenda babariye ariko abandi bari buze nyuma bo rwose turatangira nta kindi twakora so ngise kundeba ntabwo ndabasha kuvuga ariko ndagutya Oya nta kibazo ntabwo ugiye kureba. Ntabwo ureba. Ntabwo nongera. Reka none nirebere iki. imbabazi nabaye ndazibaka Njye nirebere iki. nkuko nyine nababwiye ikintu nabahamagariye ariko mbere yuko tubigeraho turabanza aho dusanzwe tumenyeranye abashuti banjye turabanza twivuge kugira ngo twese tuzakomeza gahunda yatuzanye twese tuziranye sibyo ubwo nonga agatoki muri butangire ngaho banza nitwa Fofo ndi umushuti wa girlfriend wawe nishimiye kubabona unahita ibyo bintu babikubwira ufite icyizere cy'uko yamana petit frère ibyo bintu cyangwa twabibwiye we ibyo bintu Nta kibazo ndishiraye. wakivuze gusa Jya wivugira gato. umva sibatse kutureba uyu nguyu ni napanze ko azamarinda sibyo abona bitajyanye komeza merci murakoze nitwa Jardine yego ni inshuti ikomeye ya Mireye uyu napanze yuko ako siki uyu napanze yuko ari uzaba ukureba na protocol Wavuze yitwaje? Jardine mu bacuti bacu Nishimiye kumenyana nawe. mu bacuti bacu ubuze umuntu ushobora gushyira ibintu ku murongo ushobora kubyangiza ariko we kunameze nta kintu cyagenda nta kintu cyagenda Ibintu byabishyira ku murongo rwose. murakoze nanjye nitwa Lise mama wanjye na mama Bamireyo barakurikirana ubwo ni murumuna wanjye Ni byiza. Alice namupanze yuko azaba ahagarara abajene mama
wenda si ukuvuga yuko bari umumama cyangwa iki ariko si bigombera ko umuntu yabyaye cyangwa atabyaye ahubwo hari igihe ureba akavuga ati gahunda zanjye nzishyiramo abantu nisanzuyeho nzi nzabasha gutokinga yanyiciye gahunda yagize ati akaba yabishyira ku murongo kuko urabona no mu bantu babashije kugerageza ku masaha nawe ari mu bantu ni byiza no kunabishima niyo mpamvu mbona bashyize mu kazi kari hejuru ndakwishimiye cyane ni byiza kumenyana nawe muba babashije kugera aho ngaho ubwo muje kurangiza bose ngira ngo ubwo bishobora kuba ari byo ugezweho ariko wa mugari nawe turashaka kumumenya aya ntacyo araza kugerwaho ari mwebwe ari n'abari kuri runo ruhande rundi mwese muranzi yitwa Mireille biba byiza ko wakivuga nakamuvuze ariko umuntu w'umugabo yakwivuga nta kibazo ese si byo byiza umugabo si byo byiza se ntabwo ngiye najya kumuvuga kandi icyo muhitamo nta ribi sinzi rwana kwivuga nta birenze oya banza nyine banza cyangwa arashaka kubanza ukivuga njye maze kwivuga wowe ubanze nanone mbushaka okay jewe muranzi nitwa DJ Jean Bosco nitwa DJ Jean Bosco nkaba ndi 50% bya Mireille muri aka kanya dufite rero gahunda y'umushinga munini yababwiye utumye duhura ndanezerewe kubamenya sinzi niba hari ikindi nakongeraho karibu ndanezerewe kubamenya Fofo Gerardine Alice ubwo ndumva bise bikomereza rero kubabwira uyu mu kigingi wanjye sivuze ikigingi kubera ko ari usunika inzugi cye abara bodyguard uyu amwita Khrushchev Kashkashi akaba ari umuvandimwe ariko mu by'ukuri akaba ahagarariye nyine abataka bazaba bari ku ruhembe nyine mu gihe cy'ubusi urubanza rwanjye na Mireille muri make ni pare wanjye so ubwo rero tuhuze neza ariko mwitaye komera isu nzimbe kuratinze Sibigiye pe. Ngo ni imvura. ubundi abantu nazizera ko uriya munsi abandi ntabwo bakora mu ruki mwiriwe umeze mutesi ese uribuka ko wakerewe Ubanza wari hayite mbona. shambore nakerewe ariko nyine nta kundi so byari ibyo ngibyo mwamwumvishe uyu nguyu twajyaga tuvugaho ku ruhande muraberanye rwose turabavuga buriya Ko twamuze muragara. ariko ntimubivuge yego mwakoze kuza neza ngira ngo noneho mwahana ka cheers ukora hano ni ndetse ngo nanjye cheers nanjye ngere ku okay cheers harya buriya ni njye ugomba gusobanura gahunda zose cyangwa nawe akazisobanuye arumva ndacyuba ahubwo bavuga ko ari uburinganire nta kibazo ari wese Nsubiye kunganirana. ni ukunganirana nawe akakunganira okay mu gitego twari dufite nubwo wenda nawe natinze kumubereka cyangwa nawe kuba yazana umushuti twese tugahurira hamwe kuko buriya abacuti banjye nibo bacuti b'umugabo wanjye niko mwese bamubyumva ejo n'ejo bundi mutazahurira mu muhanda mukamwirengagiza aho kubungu bakerewe inshuti zanjye sibyo ntabwo biba ari byiza wenda yuko yabacaho utamusuhuje cyangwa we akaba yabanyuraho atabamenye ntabwo biba ari byiza nyine aravuze ati rero tuzagera igihe ki okay ngaho byivugire basi shu okay twikomereze nari muhaye ijambo numvaga ashaka kubivugaho na umeze neza
segonda Sure. Okay, dukomeze hagarutse. Ego. Biba ari mu buryo bwo connecta famille nyine kuzihuriza hamwe. Ntabwo mwaba muri inshuti zanjye. Mutamuzi. Sibyo. Ejo n'ejo bundi mwamubona n'undi muntu mugakora iki? tukakumenyesha ku gihe. Icyo kintu ntabwo kivuze neza. Mukagira amakuru mugafata ako gakobwa mukanzanira buri kimwe. Umva ifoto. Nta mikino yazana. Si, shu. Shu. Bimeze bite? Madede ubwo nyine aramurangije. Akoze ndamurangije njyewe ndamurangije. Madederi rero ubundi buranga ufata nk'umusirimu. Yego wa musirimu. Sasa niba ngiye umuntu ufata nk'umusirimu. Ntacyo ufite pe. Rero waba umbabaje Ntacyo ufite. kuko inama nenda kukugisha nta n'undi muntu yigeze nsaba igitekerezo nategereje ubundi uyu munsi ko tuzahura. Ukuri kw'Imana. Ariko none inama ijyanye n'iki rero? Umva mubwire rero hari ubukwe nenda kujyamo. Madede niba uzi ko akunda umuntu agenda nyine agatwika ko akunda bavuga ati mwabonye sasa ikintu yambaye mwabonye sasa ukuntu yambaye ibyo bintu nibyo nshaka mbabarira umbwire agastile keza kagezweho. Ubwo ugiye kujyamo? Nese uzambarira umugeni cyangwa uzambarira umuhungu umukwe? Oya njye nzaba ndi ku ruhande rw'umuhungu. Sawa n'urw'umuhungura kuko urumva mu gitondo nzinjira ku ruhande rw'umuhungu nimugoroba nkore kuri protocole. Kuri kuri protocole babahaye amakanzu muzambara cyangwa muzambara ibyanyu? Ni kwa kundi ibintu bigezweho bavuga ngo buri wese azane ikanzu ashaka ariko ryibara ashaka. Uzambarira ihe bara rero? Kandi ibyo ndi kukubaza gusa. Wowe ufite amabara nkanga nyine hari ukuntu umuntu afite amabara runaka akunda. Kavuga uti nkundira ibara nkunda n'irigiri nkunda nkingi. Wembwira nk'amabara atatu ukunda ngiye nguhitiremo. Hari akabara niba ari akaveri pome niba ari akaveri sinzi ukuntu nabivuga gusa kajya gusa gacyatsi ukuntu nyine keza cyane cyangwa gatuku. Asundi ubwo ni ubwande. Yewe nayobye kare. Madede uraho utazi ko hano muri karitsiye dufite ubukwe vuba? Shagire kintu urumva ega sasa inshuti nyinshi nge nawe tuzihuriyeho. Inshuti zawe nyinshi ndazizi nta bukwe waba uzajya mu bw'umuntu ntazi. Ubwo bukwe ugiye kuzambara washyuhiye gutya washyuhiye uri gushaka imyenda. Sasa cyangwa ni wowe sha uri kunjijisha. Wasanga ashaka imyenda kugira ngo azaguterere ivi. Hari umukobwa wigeze kwigira gutya avuga ngo njyewe kurumva ngo ndangira kumva arimo arashaka imyenda kugira ngo bamuterere ivi azambara muri nuze. Arajijisha kumbesha. None nayo yaba ari uko Madede ari ubwanjye waba ubizi kuko waba uri muri ba bakobwa banjye ba hafi. Ahubwo nabonye bashyizeho ako gapenso. Ndavuga Madede kategura ko navuze ko ari agapenso ukuntu bakitondeye. Nakazajyana mu kirori. Nzajyana mu kirori? Habwo nkibazo kazaba kashaje. Ngiye nkajyana penso mu kirori simwe nafite ubwo nkagera n'ufite ibisuko. Ko nabonaga ari byiza. Sasa nayo warasaze kabisa. Wapi ahubwo nyibwira uwo muntu ufite ubukwe ninde? Ni inshuti yawe? Oya ex wawe. Ex wanjye? Hari ugira bangaye? Ex wanjye ufite ubukwe? Madede rwose ubukwe n'ubwa digidigi ubu tuvuge ko utabizi. Njye mbona ngira nkagira ngo uri muzima nkagira ngo uri umukobwa mukuru cyane kumbi shagira ikintu by'amabrag. Digidigi se
Digidigi se yakora ubukwe ndiye uzi ntabwo uzi ko usetsa mbahindura ikiganiro niba ari njye ngujye nayo nabura agashaka kuntera nta kibazo twagiye ntabwo ndi nyibwirira iyo nshuti yawe mwana Digidigi afite ubukwe uri kumva noneho afite ikintu cyitwa umuteguro ubu niyo mpamvu nashyushye nyine yagiye akora ibintu by'ibisirimu niyo mpamvu ndi kwibaza se nzambara gute nzambara iki bizagenda gute hasi urakomeje Digidigi afite ubukwe Digidigi se yaba afite ubukwe gute ntabizi ariko reka nkubwire Digidigi turirirwana Digidigi turahorana amasaha hafi ya yose ngiye mari kumwe na Digidigi inshuro nyinshi tuba turimo kuvugana wambwira gute ngo Digidigi afite ubukwe nande se avuye hese none se ubu ngubu ntago Mireille yagutumiye ko ejo bundi azaza kutwereka Digidigi niwe ufite ubukwe na Mireille ubu ntabwo umaze iminsi ubona ukuntu Mireille yarajagaraye Digidigi niwe ufite ubukwe na Mireille se Madede ubundi ubaye aho ugutangiye kuntera umujinya sasa noneho reka tubitangire tangira ubimbwire neza Digidigi afite ubukwe nande afite na Mireille noneho ibaze ko wumva ukuntu ibintu byabo binarenze azana nyine najya kumutwereka ahubwo bishobora kuba bizanabera hano kumutwereka nyine ariko ubukwe bwo sinzi ahantu buzabera ariko nabonye burimo ikintu cyitwa amafaranga ariko wa mugari sinakubonye no muri gurupe Digidigi afite ubukwe na Mireille reka nkubwire sasa reka nkubwire njye n'ubwo ubu ntabwo ndabyemera ko sindabyizera kuko Digidigi turahorana nk'uko nabikubwiye tuvugana kenshi gashoboka ariko reka nkubwize ukuri njye nkubwize ukuri njye Madederi niba koko Digidigi ubukwe bwo harafite ubukwe na Mireille niba umuhungu Mireille ashaka kutwereka ari Digidigi aha ngaha niwe ugiye kumbonera reka nkubwire aha niwe ugiye ngwiki hakuze ko abahungu ari uziko Digidigi yaba ari inyamaswa inyuma y'izindi njye Digidigi afite agiye gukora ubukwe n'undi mukobwa imyaka yose twakundanye nose ikibazo kire ntabwo mwatandukanye dutandukana dute Digidigi ko dutandukanye icyumweru kimwe ikindi twasubirana ikindi twasubirana muheruka gusubirana duheruka gusubirana nyine gusubirana gusa kankubwire sasa reka nkubwize ni ukuri do niba Digidigi afite ubukwe sasa Digidigi sensibiwe Digidigi turagendana ahantu hose Digidigi nagira nkamara ukwezi n'igice cyangwa nkamara 2 ndi kumwe na Digidigi sibyo Digidigi yanyishije ibitangaza ambwira ko ari nge muntu tugomba kubana imiryango yanjye iramuzi abantu bose baramuzi nta muntu utamuzi inshuti zanjye ziramuzi namu presence nta nubwo ari boyfriend ni fiance wanjye none ngo Digidigi agiye gukora ubukwe nande na inshuti yanjye umukobwa inshuti yanjye tugendana mu kigare kimwe kakubwiye anga sasa niwe ugiye kumbonera Madede nta bintu nshaka kukubona ntabwo nshaka kukubona ko ndakuza amahane yawe ugira n'ukuntu wikarakasa niba warakundanye n'umuntu mugatandukana ubu ni ex wawe ntabwo agomba kugira ubundi buzima noneho ex wanjye nta wundi mukobwa mubonzi yemerewe gukundana nawe ikibazo nuko agiye niyo yanakundana nawe sinshaka kundana n'umukobwa byibuze ugaragara niyo yanamugira si bishoboka Madede wavuga iki wakora iki ubukwe burahari mfasha nibonera ikintu cyo kwambara ibintu biro sindaha singe ntacyo nkweretse ko nta ufite icyo ntaho kubyabyambara sindi hano sasa reka nkubwize ukuri Digidigi ubukwe ni butaha uzamenye ko Madederi reka nkubwire Digidigi niba kuko afite ubukwe Digidigi abyara gaca abyara inkoko mbyara gaca abyara umwana mbyara umurozi ubu nibwo agiye kubona Madederi ni iki Madederi twari tumwe gutya uzabona icyo nzakora uzakora iki tegereza uzi ko ari wenyine yakobeye ntabwo nabye boss Madede uramuzi ndumva ibisigaye bibera mu kazi mwashinze Yesu ubwo nahangana n'abarozi jewe kirashawe gicyo uri kumenera ibintu mwaba n'ibirozi Madede vura umwana w'abandi rero vura umwana w'abandi nagire vuba akso umuntu w'umukobwa asatyo akanaruga we usikonge nari nzi ko waroga abantu baburwaye nk'amavuta numvaga ibintu bishaje tukirashe we
uramuroze umuntu usa nawe koko umukobwa muto araroga koko nzajya nkora ngiye akazi abarozi abasinzi abasuga iby'akazi nibyo bibabaje none se ubaye amacupa ngiye n'indi vayo ufura umwana w'abandi nagire vuba vuba kera nari nzi ko haronka abantu barwaye amavunja n'intuza n'amaga ntaho bihuriye yarwaye ku mutima ubwo so wamugane umutima we ni muzima nimba afashe umuntu akamuroga nose ukomeza ukicara ugacurika umutwe vura umwana w'abandi tuvana tubwira ahantu wakuye ibyo bintu tujyane n'ubamurogora Manude fata ariya maheri tujya imbere mufate urahise ubona ikibazo ufite ikibazo ufite digidi uretse bitakujombye n'umusheri we ibyo bintu bitakujombye uretse igira yo mbere ntabwo urumva ko mugurana ijya inyuma umurozi ujya imbere cara hano umurozi ngaho bose mugane n'umurozi